I also remind everybody the United States government is not a charity. We are not here to play social worker. We are here to win. We are here to win on behalf of the American people and on behalf of the national interest, to win for our country, to win for the people of America, to win for the things that are important for our future. And that's what we exist to do. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh, yeah. They've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. That was the big thing. Isi yarishimye nyuma yo kumva ko cyangwa se kuvuga ko Amerika na Irani bari mu biganiro basuye muri Pakistani mu biganiro by'amahoro. Trump ubwe yari yavuze ko Irani yemeye ko itazigera itunga nuclear weapon. Ariko niba wakurikiye amakuru neza ngira ngo wumvishe ko Irani na Amerika cyangwa se igisirikare cyane cya Amerika barasanyeho. No kuvuga ngo ushobora kwibaza uti kubera iki? No kuvuga kugira ngo wumve bino bintu neza ntabwo uragendera kuri theory zo mu ishuri gusa. Tuvuge wenda nka buriya abantu b'abeconomiste, ariko iyo mvuga abeconomiste ntago ari bari bavuga ngo demand and supply. Oya, ahubwo abantu bashobora gukampasinga cyangwa se kugoroba understanding none bagakuraho n'amarido nyuma ya za theory bakabasha kureba ibiri kuberamo imbere. Reka twumve. No kuvuga ngo muri uko kurwana ahandi bari mu biganiro bya diplomasi ndetse bumvikanye ko igihe cy'agahenge gishobora kugenda kikagera ku mezi 2 ubwo ni iminsi 60. No ushobora guta wibaza atari ku bundi Amerika yangana na Irani, Israeli yangana na Irani. Mbere yo kugira ngo wibaze icyo kibazo no kuvuga ngo muri iyi si urahita uvuga ati ubundi muri iyi si abantu bahanganira iki? Ni iki cyakuye Satani mu ijuru? Icyakuye Satani mu ijuru nicyo uyu munsi isi ihanganira. Ikintu cyakuye Satani mu ijuru ni ukurwanda imbaraga, power, ahazaza hawe n'indi uzakontorora. No kuvuga ngo niyo mpamvu uyu munsi Amerika na Irani birwana. Nuko bigitangira nababwiye ko ino ntambara ishingiye kuri puissance cyangwa se kugira ngo byibura Amerika igumane dominance yayo. Urumva ukurikije ahantu Irani iri n'uburyo izengurutswe na base za gisirikare z'abanyamerika, ntago ari question yuko Amerika na Irani byangana. Nta nubwo ari question yuko Israeli na Irani byangana. Ahubwo igihari niki? Nukuvuga ngo niba bareba Irani ari threat. Icyo ushaka kuvuga niki? Niba babona ko Irani ibashije gukontrola kariya gace imbaraga zabo zahava, noneho ugasanga bahise bipositioninga, ugasanga ahazaza niyo bafite ijambo ryo muri Middle East. Icyo bakora niki? Icyo bakora nuko barashyira Irani kuri pressure. Ndetse nubwo bashyira kuri pressure, buriya Israel nayo irahita iba kuri pressure. Aho tiguti. Kano kanya iyo turi kuvuga tuvuge wenda buriya nk'abantu b'i Kigali nibo bashobora guhita babyumva neza kubera ko umuntu utuye i Kigali ni gakeya wasanga abantu baturanye muri Kigali bafitanye amakimbirane. Kubera iki? Buri muntu wese abari kurwana for survival, abarwana no kubaho kwiwe. Ukwezi kw'ejo kwashize abana babirukanye mu mashuri, nta matike mfite, ntago wabona umwanya wo kujya gutekereza ibindi bintu. Iran rero nayo nubwo buryo ibaho, ntago byuka mu gitondo ngo yumve yarasa Israel kayibombardi kayirangiza. Oya, ahubwo ihora irwana kuri survival. Survival imeze gute? Nukuvuga ngo hari urabizi ko bagiye bayicira abagenerali, bayicira abasirikari bakomeye, bayicira abaperezida, bayicira abayobozi kugeza ku muyobozi w'ikirenga. Kandi ibyo ngibyo iyo umuyobozi w'ikirenga ni iby'aka kanya, ariko uribuka ko hashize imyaka myinshi babicira abayobozi, abagenerals, ibitero bishingiye ku ikoranabuhanga cyangwa se n'ibitero bya intelligence cyangwa se bishingiye ku maneko. Nukuvuga ngo ibyo byose Irani
niyo mitego ibiri gutegwa no kuvuga ngo ihora ibyuka itekereza uburyo bwa survival, noneho ikareba eske long term strategic y'uburyo igomba kuyipositioninga y'uburyo bwo kubaho mu gihe kizaza, kandi ikabona power ni yihe. Ni ukuvuga ngo Israel nayo nuko ibaho. Ndatekereza ko impamvu yiriya ntambara yuko bongeye gukozanyaho ni ukugira ngo byibura barebe ko hari uruhande rwahita rugira ijambo over ku rundi. Tuvuge wenda niba Amerika yabisembuye yagira ngo byibura Iran ihite igira ibintu yemera vavu, ariko bakavuga ngo Irani ngo niyo yarashe ni Kuwait ni hehe ahantu nkaho ngaho, urumva n'abarayizi ba Amerika. Urumva Iran ubundi uburyo ahaniri urabizi ko buriya izengurutswe ni na base za gisirikare. Urabona muri Iraq base za gisirikare, muri Syria iriyo, muri Gulf, muri Afghanistan yo iriyo imazeyo n'igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo Iran tekereza noneho imyaka imaze ibasha kumanaginga ibyo bintu kugeza uyu munsi. Iran niyo mpamvu tutavuga ko ari agafu k'imvugo ariko. Noneho iyo ugiye gukomparinga amagambo abiri cyangwa se speech ebyiri z'abayobozi b'igihugu kimwe, ubwo ndavuga abayobozi ba Amerika, hari Rubio, tukareba na Trump. Trump we aravuga ati Iran yemeye ko itazigera itunga intwaro za kirimbuzi. Rubio we aravuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ari charity cyangwa se ntabwo ari ikigo gitanga ubufasha, ahubwo ni ukuvuga ngo irwanira gutsindira iki kugira ngo intsinzi itahe mu banyamerika. Nta wundi muntu barwanira, nta n'ikindi barwanira, kandi ukuvuga ngo bagiye hariya gushaka intsinzi. Ni ukuvuga ngo izo ni statement ebyiri zitandukanye. Umwe arizeza amahoro, undi aravuga ati twebwe cyo turi gushaka hariya ni intsinzi. Noneho turebe Iran, turibuka point 10 z'ibyo Iran isaba Amerika. Ni ukuvuga ibyo isaba Amerika ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ni ibintu bidashoboka na gatoyo. Wenda reka turebe point ya mbere cyangwa se twazivuzeho kenshi, umuntuutarazumvishe ashobora kugenda akareba mu video yacu yahita azumva. Noneho zira point ni point zidatanga survival. Kubera iki? Kubera ko Amerika iramutse zitanze, ubwo ni ukuvuga ubwami bwabo bwaba buguye. Ni ukuvuga ngo umwe aravuga ko Iran yemeye ko itazigera itunga nuclear weapon. Ni ukuvuga ngo niba bibaye gutyo bakabyemeza bikagera kuri final agreement cyangwa se bakabyumvikanaho amasezerano agasinywa, ni ukuvuga biratanga sinyali cyangwa se ni ikimenyetso cy'uko byibura amasezerano cyangwa se ibyo bari kumvikana biri hafi kugerwaho. Ni ukuvuga iki rero? Ubundi Iran iramutse itunze intwaro za kirimbuzi muri kariya karere, icyambere noneho yaba ifite capacity cyangwa se yaba ifite ubushobozi bwo kugira ngo ihite ikuraho cya kintu twavugaga cyo twita petrodollar. Kubera ko urabizi ko bino bihugu yo byamaze kugira cyangwa se igihugu cyamaze kugira ibisasu bya kirimbuzi, ibindi bihugu bisigara bigitinya bitapfa kukigabaho ibitero nkuko babyuka mu gitondo ngo bahita bajya kurasa kuri Iran. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi Iran iramutse ibemereye ko nta ntwaro za kirimbuzi izigera itunga, byaba bivuze yuko byibura ibahaye uburenganzira bwo kugira ngo bakomeze bakontorore kariya karere ko hagati kaziye. Kandi ibyo ngibyo nibyo Amerika ishaka, kubera ko iramutse ibitakaje ni ukuvuga ngo itakaje ubukungu bwose. Ngira ngo muri video y'ubushize twavuze ko uburyo secretary cyangwa se ushinzwe treasury yavuze ko byibura iri agreement igezweho ibikomoka kuri petroli byahita bidropinga immediately, byibura isoko mpuzamahanga rikatangira rigasubira kuba
stable. Kuba stable ni iki? Isoko mpuzamahanga rigomba kuba stable kubera ko Amerika yatahanye intsinzi. Sinzi wenda niba tubyumvikanye neza cyangwa se niba hari ikintu tumvishe neza, jya muri comment twongere tubigane, utubwire icyo tumvishe cyangwa se utange inyunganizi yawe. Kandi ubona ko ari na ngombwa ukaba uri mushya hano, ntugere udakoze subscribe, usanzwe ubana natwe ukore share, like na comment kugira ngo byibura duhore twagura ibiganiro byacu. Kuvuga ngo focus yacu ubu ngubu no kuvuga ngo tugomba kujya gukora kuri geopolitique na ivanze ariko n'ubukungu. Twebwe ntago ari politique nyirizina, ahubwo ni geopolitique ariko reflectinga mu buryo bw'ubukungu. Tukaza twareba hano twibaza ngo byagenze gute, iki ngiki kigenze gutya, haba ikiherizati yabari yishi. Kuko turi kuvuga ngo amasezerano ya Amerika na Iran agezweho, turabizi neza yuko ibikomoka kuri petrol byatabirwa kubera iki? Kwako uriya muhora wa Hamuzi wahita ufungurwa, noneho supply ikajya igenda, no kuvuga ngo ibinyura muri uriya muhora bikajya bigenda mu buryo buri free kandi mu buryo bw'amahoro, noneho international market ikongera igakora mu mutuzo. Ciao ciao, hasta la vista.